Kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Kamembe mu karere ka Rusizi hafungiye umukobwa witwa Gihozo Harriet w'imyaka 18 ukurikiranyweho gukomeretsa bikomeye umusore witwa Hanyurimana Lazari w'imyaka 25 akoresheje urwembe amuziza kumwima urukundo. Uru rugomo rwabereye mu kabari kari mu mudugudu wa Kabeza, akagari ka Gihundwe, umurenge wa Kamembe, akarere ka Rusizi, aho uyu mukobwa yahasanze uyu musore agatangira kumubaza impamvu akomeza kumwinginga amusaba urukundo akarumwima. Umusore ngo amubwira ko atabirimo, umukobwa atangira kumwiyenzaho byanavuyemo kumukomeretsa. Umwe mu bari muri aka kabari yabwiye Imvaho Nshya ko ubusanzwe uyu mukobwa yaje mu mujyi wa Rusizi aturutse mu karere ka Huye, ahasize umwana yabyaye atarageza ku myaka y'ubukure bikamutesha ishuri. Avuga ko asanzwe amubona cyane cyane mu tubari kuko nta kandi kazi kazwi agira. Uyu musore we akaba akora imirimo y'ubushabitsi muri uyu mujyi. Akomeza avuga ko uyu mukobwa yabwiye umusore ko yamukunze, ko yumva atabaho batari kumwe, ko yamwemerera akamuha urukundo. Umusore ngo yakomeje kumuhakanira, umukobwa agashaka ko bakundana ku ngufu, umusore akamubwira ko bidashoboka. Umukobwa akamusaba ko bajya mu kabari gusangira inzoga, umusore akamubwira ko uwo mwanya atawubona, umukobwa ntiyashyirwa. Umwe mu bari muri ako kabari aragira ati, ubwo twari mu kabari mu ma 2 z'ijoro, umusore yaraje agura icupa aranywa, turaganira, mu kanya umukobwa barahageze aradusuhuza, ashaka kwicara iruhande rw'uwo musore, umusore aramuhunga. Umukobwa amubaza impamvu amuhunga kandi amukunda, n'impamvu akomeza kumusaba urukundo akabyanga. Arakomeza ati, umusore yamusubiriyemo ko ibyo gukundana nawe bitaramujyamo. Umukobwa akomeza gusa n'umushotora, umusore aramuhunga, barashyamirana. Umukobwa amukubise urushyi, umusore umujinya urazamuka nawe amukubita urundi, turabakiza, umusore aricara, umukobwa arasohoka, tugira ngo birarangiye. Umukobwa yagiye muri butike iri hafi aho agura urwembe, yinjira atunguranye batamubonye, abarukatishije umusore ku kaboko, ku kibero no mu gatuza, aramukomeretsa. Ati ubuyobozi bw'akagari ka Gihundwe n'inzego z'umutekano bahise bahagera. Umusore avirirana yatangiye kugira isereri, umukobwa atabwa muri yombi, umusore ajyanwa kwa muganga mu bitaro bya Gihundwe. Umwe mu banyerondo yagize ati, uyu mukobwa nk'uko yabitubwiye tumaze kumufata, biragaragara ko yakoze urugomo yagambiriye, ashaka ko umusore amukunda byanze bikunze, yakwanga nawe akazahora amubuza amahoro. Kandi umusore avuga ko nta bundi buryo baziranyemo, atazi n'impamvu amwizirika hatyo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe, Ingabire Joyeuse, yavuze ko urugomo nk'uru rutari rusanzwe. Ati byarabaye koko, umukobwa yakase n'urwembe ku kaboko, ikibero no mu gatuza, avuga ko amuziza kutamukunda kandi we ngo yumva yaramwimariyemo, umusore akabyanga. Biriya ni imyitwarire mibi kuko hari n'ikibazo bajyanye ntiyakagikemuje kumukomeretsa, yagana ubuyobozi. Yasabye urubyiruko kwirinda gushakisha urukundo ku ngufu, kwirinda urugomo urwo ari rwo rwose, ubusinzi n'indi myitwarire mibi iganisha kugongana n'amategeko. Yihanganishije umusore aho arwariye, avuga ko umukobwa yashyikirijwe RIB sitasiyo ya Kamembe, ngo icyaha nikimuhama azabihanirwe, anasaba ababyeyi kwita ku nshingano z'abo barera. Mushimira gukurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ndabashimiye.